Yes, tubakaze makuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye. Muhereremo amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda hose nizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko wamaze kuba kanda subscribe w'agaciro, nawe utarayikanda iki nicyo gengo ikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Njye basuhuza abanyita kwizera, ninjye mubana mu biganiro bya buri munsi kuri YouTube channel nshya igiye kugibagezaho icyo bita imiriro, igiye kugibagezaho byinshi bigiye bitandukanye muri Nyamukandagira n'andi mekipe agiye atandukanye yose, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura n'andi mekipe yose y'ubukombe hano mu Rwanda. Ubwo yose turaganira tukareba ngo bimeze bite, se nahe makuru agezweho muri sport hano mu Rwanda yose n'ahandi yakuretse kuri 4B Sport TV, rwose ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Njye muzajya mubana na buri munsi, banyita kwizera, njye mubana buri munsi, buri gitondo, buri saa sita, buri nimugoroba, rwose n'ijyo bagezaho icyo bita imiriro hatari, tuganira ko bita EP bahita Nyamukandagira. Rwose ikipe igomba kwitabira Sekafa Kagame Cup mu minsi mike isigaye, rwose kugira ngo bitabire Sekafa Kagame Cup igomba kumanukamo ifite abakinnyi ku kigero cya 75%. Rwose abakinnyi bose rabafite, uretse abataramu bagiye mu ikipe yabo y'ibihugu, rwose wenda nk'umutaramu bita Mamadou Sy, n'uyu mutaramu bita Ronald Sekiganda, ndetse no bita Denis Omedi, abandi bose rwose ubona ko bahari neza cyane, bameze neza cyane. Umutaramu bita Memer Dao nawe yabonye Burkina Faso bari bamwitabashe, rwose bavuga bati ubita Memer Dao rwose n'umwe mu bakinnyi bagomba kugenda badufasha, nawe yabonye arahamagawe. Ubwo ikipe ya PL igiye kwitabira Sekafa Kagame Cup, ariko ibyo wamenya wenda kuri rushanwa igiye kwitabira rimwe mu marushanwa yatwayeho rwose. Ikindi nanone iri rushanwa niyo ekipe igiye gukina iri muri ama ekipe yose yitabiriye iri rushanwa uyu mwaka. Ikipe ya PL ni igiye kurikina ifite ibikombe byinshi bya Sekafa, andi ma ekipe yose arimo wese za Bumamuru, za NEC, za n'aya makipe za Murandege zose rwose nta nimwe yigeze itwara igikombe cya Sekafa. Ubwo urumva ko ikipe ya PL niyo kipe ifite izina muri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup, urumva ko ibintu bigomba kugenda bimera neza cyane. Ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba ko iyo bita Nyamukandagira igomba kugenda yigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Tukareba ko iyo bita EP bayita EPR rwose yagenda yigaragaza, ikareba ko yakomeza kugenda ireba uburyo yakomeza kugenda yitegura umukino wa piramide. Ngizi za Sekafa ntago nzibara rwose, umutoza wa EPR n'ubwo Sekafa yayitwara rwose njye ntago ibyo mbireba, ntago ariho nzamuhera amanota rwose. Amanota ni kuri match ya piramide rwose, piramide niho tuzapimira uyu mutoza tukareba se ni umutoza muzima bimeze bite. Ibyo yadutangarije cyangwa se ibyo yatugaragarije ko ubundi ibintu, hari ibintu bibiri maze kubona kuri uyu mutoza. Ibyo yadutangarije n'ibyo yatugaragarije ni ibintu bibiri bibusanya rwose, ni ibintu bibiri bidahura. Yaje avuga ko ari umutoza mwiza ugomba gukora byinshi bitandukanye, abafana bakamwishimira, ariko ndi kubona ibyo ari gukora rwose abafana bari kuvuga bati uyu mutoza nta kigenda rwose, uyu mutoza nta kirimo. Ikindi ubwo yatwijeje ko izi match y'imikino nyafurika nk'iyi ngiyi rwose ari imwe mu mikino amenyereye kandi abafana bagomba kugira icyizere. Ubwo tugomba kureba ngo ese bimeze bite, ese umutoza yigaragaje ku kihe kigero, ese ibyo yasezeranyije abafana ndetse n'abasportif muri rusange abigezeho, ese bimeze bite, ese ni ikihe yerekana, kuko yijeje abafana ko ubundi yakiza nimba uko ari bwo abatoza bose, niba uko ari bwo bakiri gusaba akazi rwose bazana icyo bita ururimi ruryoshye, bakaryoshya abafana. Ariko umukino umwe ibiri rwose abafana batangiye kugucishamo ijisho rwose, babona ko nta kigenda, babona ko rwose ntacyo uzabagezaho. Hari n'abatangiye kuvuga bati rwose uyu mutoza twaramukarabye, hari abavuga bati umutoza ntago ari ikibazo ni mwizamu, abandi bakavuga bati ni mwizamu ariko n'umutoza nawe ntago ari shyashya, n'umutoza rwose nawe biraho ngaho ubona ko rwose nawe ari adigadiga. Ibyo byose ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita EPR rwose Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, tukareba ko igomba kugenda yigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Abakinnyi nk'aba Richmond Ramt, abakinnyi nka Seydou Sifu Dauda, abakinnyi ba Ronald Sekiganda, abo ngabo nibo badahari, abandi bose mbabwiye barahari. Ba Richmond Ramt, ba Yunus Wane, abataramu bita ba Lamine Ba, abataramu bita ba Hakim Kiwanuka, Sheikh Jibril Watarami, umutaramu bita William Meri Togi. Ubu ni munyamahanga nibagiwe ninde, undi munyamahanga naba nibagiwe ari Yunus Wane nawe ameze neza cyane, umva ko ikipe ya PL hari yuzuye neza cyane. Ciao.